ese ujya utekereza ko bari abantu bagusekera ubu ubona bameze nk'abakwishimiye muri bariya baguhora iruhande umunsi ku munsi ariho harangwamo abantu benshi bagufitiye ishyari? Igitangaje nuko buriya abantu bagufitiye ishyari kubera ukuntu baba biyoberanyije, kubera ukuntu bagerageza bagashyiraho maske. Utarabona iyi video, utarumva ubu butumwa bwose ngo burangize, ntago washobora kubavumbura kubera ko ntago bagaragarira mu bintu binini, ahubwo bagaragarira mu tuntu dutoya duto turiya utajya witaho, wowe ugashakira mu bintu bihambaye ngo wenda ngo nzabona bitwaye gutya ngo mpite mbivumbura. Oya, aho uribeshya. Umuntu ugufitiye ishyari umubonera mu tuntu duto kubera ko nawe ashaka kubihisha, agerageza uburyo bwose ahisha ko agufitiye ishyari. Ahubwo jya ubirebera muri ibi bintu 7 ngiye kukubwira. Ibi ni ibimenyetso 7 bigaragaza ko umuntu agufitiye ishyari, kandi uko yagusekera kose, uko yakuba hafi kose agaragaza ko akwitayeho, iyo agufitiye ishyari ibi bintu biragaragara, nawe ajya kubona akabona byamugaragayeho atazi ukuntu byagenze. Mbere yuko dukomeza, reba ko wakanze kuri subscribe. Twagiye. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu agufitiye ishyari ni cya gihe ikintu cyose wageraho, ikintu cyose wakora neza, performance yose wagira, imbaraga zose waba warashyize mu kintu kugira ngo ukigereho, hanyuma nyuma ukabikora ukakigeraho, umuntu ugufitiye ishyari agerageza uburyo bwose akwereka ko nta birenze wagezeho, nta birenze wakoze, agerageza gushyira hasi imihigo yawe uba wagezeho. Nka kwa kundi warize cyane, washyizemo imbaraga, urangiza kwiga kaminuza, uragraduatinga, mu gihe rero uba uri muserebura wishimira ko wageze ku ntsinzi, wa muntu ugufitiye ishyari aba kwereka ko nta kintu kidasanzwe wakoze, ngo utwo ni utuntu toto. Buriya ku mutima we ikintu kibimutera nta kindi, nuko aba atishimiye urwego wagezeho. Hari abantu rwose uba usanga bameze gutyo, wagura nk'imodoka nshyashya, wakoze cyane, wagura akamodoka, ugasanga arimo arakubwira ati imodoka, ati imodoka se benshi ntibazifite, iyo RAV4 yawe waguze, reba mu muhanda urebe imodoka zirimo ukuntu zingana, iyo ngiyo nta kintu ivuze, ibyo ni toto, n'utuntu dusanzwe turi aho ngaho. Buriya ikintu aba yirengagije nuko buriya uko userebura buri kantu kose niyo kaba ari gatoya, uko userebura achievement cyangwa se uko userebura ikintu wagezeho niyo cyaba ari gitoya, ni ibintu biguha imbaraga, ni ibintu bigufasha kongera imbaraga, ubundi ukagira no ku bindi bidasanzwe. Niyo mpamvu uriya muntu ukugaragariza yuko nta kintu kidasanzwe wagezeho, nta motivation buriya aba arimo guha, reka ndetse muri we aba yumva yuko adashaka ko ubiserebura, aba yumva ko adashaka ko bigushimisha yuko hari intambwe wateye. Niho jaruzi rero iba yahereye, niko biba byagenze. Bariya abantu rero mujye mubitondera, mubane ariko ubizi ko nta cyiza akwifuriza, ahubwo ari jaruzi yigendera. Buriya buretse no kuba hari n'ikintu wagezeho, buretse no kuba hari achievement wagize, umuntu utagufitiye ishyari, niyo waba ukiri mu rugendo nta kintu urageraho, aragukomeza akakumvisha ko urugendo urimo ari inzira nziza, akagutera imbaraga, akagutera umurava. Noneho rero iyo bigeze handi bwo wagize ikintu ugeraho, urumva uburyo abagomba kwitwara, abatandukanye na wa muntu witwara kuriya afite jaruzi. Ikintu cya kabiri kigaragaza umuntu ugufitiye ishyari, umuntu ugufitiye ishyari yishimira kugufasha igihe uri kujya hasi, igihe ibintu biri kukurangiriraho, cya gihe uri muri stragoringa, ariko nanone ukamubura muri cya gihe ibintu bimeze neza, cya gihe uhagaze neza ntumubone, cya gihe uba utangiye kwimprovinga, kubura umutwe, ukamubura burundu. Ikintu kibitera nuko buri muntu ugufitiye ishyari anezezwa no kubona uri kujya hasi, nibwo aba yumva ari comfortable, ariho hahandi azaza bugufi yawe kubera uri kubona n'ubundi nta kintu uri kugeraho, akagerageza nyine kugufasha utuntu turi aho ngaho, ariko arimo aragenda anasereburiramo kugira ngo wenda utazamwitwaza ngo nta kintu yagufashije, cyane ko ababona ko kugufasha gutyo urimo urajya hasi ntacyo biba bimutwaye, kuko ababona yuko utazamurengaho. Ariko nyamara byagera muri cya gihe urimo urazamuka,
nta bufasha bwe ushobora kubona kuko ntabwo yifuza ko utera imbere. Reka ikintu cya gatatu kigaragaza ko umuntu agufitiye ishyari, umuntu ugufitiye ishyari ahora buri gihe yigereranya nawe, kubera ko aba ari muri kompetisiyo, ahora mu marushanwa nawe, atifuza ko umurengaho, ashaka ko ahora akuri hejuru, ahora yipima nawe, akareba yuko ibyo ufite nawe abifite. Wagura akantu akagerageza kugura akarenzeho, waba ugeze nko ku kintu gishyashya akagucunga bikomeye, ndetse nawe agashyirwa ari uko akigezeho kugira ngo ahore n'ubundi akurusha. Aha rero bavuga ko ngo agenda gucunga intambwe ku yindi, uko ugaragara, ibyo ugeraho, umubano wawe n'abandi, byose arabikontorora kugeza hahandi areba n'umugore ufite cyangwa se umugabo ufite. Abantu bafite jalousie ntibasanzwe. Umuntu ugufitiye ishyari hari igihe usanga yafashe ibintu byawe byose copy paste, imyitwarire yawe, ukuntu wambara, ibitekerezo utanga, byose personalite zawe zose akagerageza akabyigana. Ikintu cya kane kiranga abantu bagufitiye ishyari, bazarangwa n'amagambo agiye atandukanye. Buriya bariya abantu bakunda kukubwira aya magambo, menya ngo akenshi baba bagufitiye ishyari. Ugasanga hari umuntu ukunda kukubwira ngo kuba warageze kuri ibi wagize amahirwe pe, ngo ni amahirwe, agahora yumva ko ibyo ugezeho ngo ari amahirwe wagize atari we wabivunikiye. Uriya muntu ni agashyari kaba kamurimo. Cyangwa se ukumva akunda kukubwira ngo warahindutse, nta kindi akomeza kukubwira, akwereka uburyo ngo wahindutse, kandi wenda ni umurongo wahisemo gufata w'ubuzima, wenda ugira ibintu uhindura kugira ngo ugire icyo ugeraho, ariko ibyo ntabibone, ahubwo akumva ko akumva kukubwira ngo warahindutse, agerageza ngo ugaruke kwa kundi wari umeze, kutari gufite icyo kukumarire, kutari gufite aho kukwerekeza, akakomeza kwibutsa ko ugomba kuba wa wundi wa kera ngo warahindutse. Ibyo se bwo ni ibiki? Bariya abantu mujye mubitondera, bashaka kukugarura mu bintu wahozemo bidafite akamaro. Ndetse aba bantu bafite jalousie akenshi usanga akomeza kwereka ibintu biri negativu kuri wowe. Iki ni ikindi kintu kandi gikomeye. Ugasanga ibintu ahora kwibutsa ni bya bintu bikubabaza, ni bya bintu utakoze neza, ni ya makosa yawe yahashize, agahora muri ibyo ngibyo. Umuntu kwibutsa ibyo bintu ujye umugendera kure, uriya muntu ni ishyari riba ribimukoresha. Niba hari ibyo wakoze ahashize warabikosoye, hari isomo wakuyemo warize kandi wahinduye page, ntabwo ukeneye guhora ugaruka muri ibyo bintu. Umuntu rero uhora bikwibutsa, uriya muntu ni icyago kuri wowe. Uriya muntu nta kintu yagufasha mu buzima bwawe. Ikintu cya gatanu rero gitangaje umuntu ugufite buriya jalousie, wa muntu bucece wishimira ko watsinzwe agaserebura. Natangiye nanakubwira ko hari igihe udashobora kumumenya yuko agufitiye jalousie, kubera ko wenda utuntu aza gufasha, akwifashisha ukagira ngo ni ukugukunda, ariko buri umuntu ugufitiye ishyari uhita umubona. Ubwo bufasha abaguha hari igihe aba ari ubufasha bwa feke, buri aho ngaho ahubwo bwo kukwishimaho. Nabibabwiye, ugasanga ari kugufasha muri cya gihe wahuye n'ibyago, cya gihe ibintu byagenze nabi, ariko waba utera imbere ukamubura. Buriya rero ngo ahangaha naho umuntu ugufitiye jalousie, ugufitiye ishyari, yishimira gutsindwa kwawe mu ibanga rikomeye cyane, ndetse akabyishimira, akabyenjoyinga ku rwego rw'akataraboneka. Icya gatandatu rero ni uko buriya umuntu ugufitiye ishyari aterwa ubwoba, agahangayikishwa n'intsinzi yawe. Uba usanga iyo hari ikintu wagezeho ntago aba atuje, amahoro arabura bikamucanga, ndetse iyo uzi kwitegereza neza urabibona. Niyo yaba ari kugusekera, ariko uhita ubona ko nta mahoro abirimo, uhita ubibona ko ari ka gaseko gaciye hejuru y'agahinda, kuko ntago aba yifuza ko hari ikintu wageraho. Mujye mwitonda rero, mumenye kwanariza inseko zose, ntago ariko abantu baba twishimiye, burya hari n'abasekana imbereka. Icya karindwi, burya umuntu ugufitiye ishyari ntago ajya atuma ugerageza ikintu gishyashya, ahora aguca intege. Iyo ugize nk'igitekerezo cyo kugira nk'ibintu uhindura, kugerageza uburyo bushyashya,
cyane cyane iyo abona ko ari ibintu byaguteza imbere ahora aguca intege, ntabwo aba ashaka yuko ubikora. Akwereka risike zibirimo, akwereka uburyo ibintu bigoyemo, agakoresha ibishoboka byose kugira ngo ugume aho wari uri, ugume mu mwanya urimo, ntabyo gutera imbere. Ikindi kandi buri muntu ugufitiye ishyari ahora anenga, ashyira utubazo ku mahitamo yawe uba ushaka kugira. Umuntu ugufitiye ishyari aba ashaka kugutwara mu buryo ashakamo, aba ashaka ko umera mu buryo ashakamo. Iyo wowe rero ushaka ibintu byo kugira amahitamo, ntago bimushimisha. Uzajye witondera bariya bantu ubwira ngo ndashaka kugira gutya, akavuga ngo ibyo byihorera, ibyo bireke, ni bibi. Ntago ari uko burya aba ari bibi, ahubwo ujye ucunga neza urebe ko umuntu atagufitiye ishyari, kuko ashobora kukubuza ikintu kandi ari cyiza, wowe ukavuga ngo ni urukundo, ngo nuko anyitayeho, ukisanga uri mu mazi abira, uhora ahantu hamwe, ntacyo wakwitekerereza wowe ubwawe ngo ugishyire mu bikorwa abyemere ataguciye intege. Ikindi buriya umuntu ugufitiye ishyari akwirakwiza ibihuha bikwerekeyeho, yishimira kukuvugaho inkuru z'ibintu bitagenze neza kuri wowe, nyamara ibyagenze neza, ibyo urimo uraserebura, ntago aba ashaka ko bigera kure. Icyo aba ashaka ko kigera kure ni ibibi bikubaho, ni ibyo utakoze neza, ni ahantu wakotoye, nizo nkuru aba ashaka ko zikwamamaraho. Burya n'uzajya wumva nk'ikintu cyageze mu bantu ukaza kumenya yuko uwakivuze ari inshuti yawe kandi ari ikintu kigusebya, ari ikintu kigushyira hasi, menya ko uwo muntu ntago ari urwango gusa, ahubwo ni ishyari riba ririmo. Iki rero nacyo ni ikimenyetso cy'umuntu ugufitiye ishyari. Niba ubu butumwa hari ikintu bugufashije, kora subscribe nawe ukomeze kwinjira mu muryango mushya hano Ibanga Entertainment, niyo channel yacu dukomeza twungukiraho byinshi umunsi ku munsi. Ciao, bye bye.